Yesu ashimwe bene data, Imana ihabwa icyubahiro kubw'uyu munsi mwiza wo ku cyumweru itariki 19. Turashima Imana kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo minsi itambutse. Turi muri ibihe bidasanzwe byo kuguma mu rugo, ariko mu by'ukuri nta gikuba turumva cyacitse. Imana ikomeje kubana natwe nubwo wenda ibibazo bitabura abantu bagenda banyuramo, ariko nababwira ngo muhumure, ntacyo muzaba. Uwiteka ari ku ngoma, kandi turushaho kurinda umutima kuruta ibindi byose birindwa. Reka rero dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ku cyumweru, kandi mukomere murwane kigabo. Imana niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko ari wowe Mana ishobora byose kandi yo kwiringirwa. Duciye bugufi, reka ijambo ryawe rihindure imitima yacu kandi rikomeze. Urakoze Data, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe rero bene data. Reka tujye mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ku cyumweru. Ubushize kuwa kane twabonye ijambo, umutwe w'ijambo niwo turi gukomeza uyu munsi. Uyu munsi turajya ku gice cyawo cya kabiri, havuga ngo Yesu atwitaho mu bice byose bigize ubuzima. Ntabwo ndimo kuvuga ngo atwitaho mu bihe byose by'ubuzima, oya. Yesu atwitaho mu bice byose bigize ubuzima. Ibice bigize ubuzima rero ni ibikurikira. Ubuzima bugizwe n'umubiri, mbese umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, umutima cyangwa se ubugingo, cyangwa se amarangamutima ye, nyine mu marangamutima ye, ndetse n'umwuka. Umubiri, umutima n'umwuka, cyangwa se umubiri, ubugingo n'umwuka. Ubushize twabonye uburyo Yesu yita ku mibiri yacu, yita ku byo dukenera: kunywa, kurya no kwambara. Yesu abyitaho kurenza uko ubitekereza, kuko Yesu amaze kuzuka, ndibanda cyane Yesu amaze kuzuka, kuko mbere y'uko azuka yari kumwe nabo, yambaye umubiri, arya, anywa, asangira nabo, bumva ahari, ari umuyobozi wabo ahari, nta kibazo bafite. Ariko amaze gupfa barahungabana, bumva ko ubuzima buhagaze, barahunga, baratatana. Hanyuma amaze kuzuka akora igikorwa kimeze nko kubereka ko akiriho, yazutse, ari muzima, kugira ngo bahumure, bakomere, kandi bamenye ko uko yabitagaho mbere yo gupfa ariko abitaho na nyuma yo gupfa amaze kuzuka. Kwa mbere yo gupfa yababwiye ati sinzabasiga nk'imfubyi, nzabana namwe igihe cyose. Hanyuma amaze kuzuka bari bahungabanye, batatanye, kuko yari yamaze kubihanura ati nzakubita umwungeri intama zitatane. Ba Petero baramwihakana, Yuda aramugambanira, abandi baratatana barigendera. Ariko nyuma yo kuzuka atangira kugenda biyereka. Twari mu gice cya 21 rero cya Yohana. Twabonye ukuntu yaje, aho yari yabasize mu cyumba aho bagomba kuguma. Petero aravuga ati ngiye nsubiye kuroba, cyangwa se ngiye kuroba. Kuroba yari yarabivuyemo, Yesu yarabimukuyemo, asa n'ucitse intege, avuga yumva iby'ubuzima se bizamera bite. Ubona narakurikiye ko ntakimubona, ubuzima burakomeye, tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki. Nibwo yafashe umwanzuro wo gusubira kuroba. Mu by'ukuri akimureba bakiri kumwe yambaye umubiri, nta kibazo yari afite. Ariko amaze gupfa no kuzuka akabona arabiyeretse, arongeye aragiye. Mbese abona biramucanze, ntazi ibyo bintu ibyo ari byo. Ariko Yesu yakomeza kugaragara. Hanyuma rero Yesu twabonye ko yaje, amaze kuhagera arababura aho yari abasize bagomba kuguma mu cyumba cyo hejuru. Icyo yakoze, arabasanga aho bari, arabati bana banjye, mwabonye ibyo kurya? Mwabonye icyo murya? Baramubwira ati ntacyo twabonye. Hanyuma arabwira ati mujugunye inshundura mufate. Ariko bakirwana n'inshundura, bakizamura amafi mu nyanja bashonje, ngo bomotse bageze imusozi basanga ifi n'umutsima byokeje ku makara. Yesu arabahereza bararya. Mu by'ukuri ntawe uzi wokeje ifi, ntawe uzi wokeje uyu mutsima, ni Yesu wabikoze. Twarabibonye rero ko mu by'ukuri ibijyanye n'imirire, ibijyanye n'imibereho ya buri munsi, iyo wakomeje, iyo witiriwe izina ry'Imana, uri umwana w'Imana, ufite kwizera, atari kubyitirirwa mu kanya ngo washidikanije, ugakomera ugashikama ku Mana. Yabivuze neza Dawidi ati nari umusore none ndashaje, ariko sindigera mbona umukiranutsi arekwa, cyangwa se urubyaro rwe ngo rusabirize ibyo kurya. Arongera bivuga muri Zaburi 23 turavuga ati
uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Abivuga mu buryo butatu, avuga kurya, avuga ati azanyobora inzira yo gukiranuka n'inyoba. Icya kabiri aravuga ati naho nanyura mu gikombe cy'urupfu gishaka kuntwara ubugingo sinzatinya ikibi cyose. Arabivuga mu buryo bwose, mu bice byose by'ubuzima, ko uwiteka ariwe mwungeri we mu bice byose by'ubuzima, ari byo umubiri, ubugingo n'umwuka, cyangwa se umubiri, ubuzima busanzwe bw'imitekerereze ndetse no mu buryo bw'umwuka wo gusabana n'Imana. Bene data, uyu munsi turakomeza amagambo akurikira twasomye ubushize twasomye 21 Yohana guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa 14. Uyu munsi turasoma 15 n'uwa 16 n'uwa 17. Turebe nanone akandi gace k'ubuzima Yesu yitaho. Mu by'ukuri yaragiye gusubira mu ijuru atacyambaye umubiri ngo agumane nabo, yagomba kandi akiri kumwe nabo yarabahumurizaga, yarabakomezaga, yarabasuraga, yabasubizagamo intege, yarabigishaga, yarabakosoraga, yarabacyahaga bakoze amakosa, yarabasengeraga mu buryo bwose. Hanyuma rero aka gace k'ubugingo kari gasigaye k'amarangamutima. Mu bugingo harimo ibice bitatu, harimo amarangamutima cyangwa se emotions cyangwa se sentiment, hakabamo agace k'ubushake ka volonté, ubushake, mahitamo, ubushake bw'umuntu, mpisemo iki ndakiretse, nanze iki, nkunze iki, fashe umwanzuro runaka. Ako gace karahari nako kari mu bugingo bwa cyangwa se mu buce cy'umutima wacu. Akandi gace karimo ni agace kitwa ubwenge bw'umuntu, ukoresha wiga, ukoresha ukora analysis, usesengura ibintu. Ubwo ni ubwenge. Nuba harimo amarangamutima, ukeneye gukundwa, ukeneye kwitabwaho. Hari ubwenge bukeneye kwiga, bukeneye kuyoborwa mu gutekereza, mu bitekereze n'ubwo busesenguzi. Ubwenge bukeneye kuyoborwa. Icya gatatu igice kirimo ni amahitamo. Nkeneye guhitamo akazi nzakora, guhitamo umugore nzashaka, guhitamo umugabo nzashaka, guhitamo aho njya gutura, guhitamo niba najya cyangwa najya, guhitamo niba nabaho gutya cyangwa nabaho gutya, guhitamo kwambara neza cyangwa se kwambara nabi, guhitamo gukaraba cyangwa kudakaraba, guhitamo kurya ibiryo cyangwa kutarya ibi. Ako gace k'amahitamo mu by'ukuri ntabwo Yesu yakirengagije. Ndetse no muri ibi bihe turimo byo kuguma mu rugo, abajyanye n'iby'imitekerereze bavuga ko hatazahungabana gusa imibiri yabuze ibyirya, hazahungabana n'ibitekerezo, hagahungabana na ekonomi, hagahungabana ubukungu, hazahungabana ibitekerezo, hahungabane imibiri, ibijyanye n'imirire, imyambarire, hanahungabane n'ibijyanye n'imitekerereze, hanahungabane n'ibijyanye n'ubukungu, ndetse bamwe hanahungabane n'ubusabane bwabo n'Imana, k'agace k'umwuka. Kuko ibyo byose byakozweho, ubusabane n'Imana burahungabana. Ariko rero nkubwire mwene data, muri ibi turimo gucamo byose, ndagira kumenyeshe ko uyu mwami twizeye, Yesu Kristo twakurikiye, uyu mwami twimitse muri twebwe nk'umwami wacu, uyu mwami twahaye ubuzima bwacu twamumwegurira, uduce twose tw'ubuzima cyangwa se ibice byose bigize ubuzima abyitaho uko bingana. Yita ku buzima bwawe bw'umubiri kimwe nuko yita ku buzima bwawe bw'umwuka, kimwe nuko yita ku buzima bwawe bw'ubugingo bwawe cyangwa se bw'amarangamutima yawe cyangwa se bw'amahitamo yawe. Yesu muri kumwe muri ibyo byose ko ntawe byirengagiza. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 21 umurongo wa 15 kugeza kuri 17. Haravuga aya magambo ngo, nuko bamaze kurya, amaze kubagaburira wa mutsima n'amafi yokeje, Yesu abaza Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha aba kunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, umenya byose, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Haleluya.
mu by'ukuri iri jambo hari ikintu rivuze. Amagambo yayabanjirije yarabagaburiye, abereka ko ashobora kubagaburira bakoze, ni ukuvuga mu yandi magambo yabaha imigisha bakaroba bigacamo. Icyo ni icya mbere, ko yavuga ati mujugunye iburyo bw'ubwato murobe. Bafata ifi nyinshi, inshundura zenda gucika, bafata ifi zigera kuri 155 bazikuramo ifi nini. Abereka ko yabaho umugisha bagakoresha amaboko yabo bakabaho, ariko ananabereka ko yanabagaburira hari icyo bakoze. N'igihe bazaba batagishobora gukora, n'igihe bazaba hari impamvu runaka zabujije gukora, atari impamvu z'ubunebwe, atari impamvu kuko ubunebwe bwo n'icyaha nk'ibindi byaha. Kudashaka gukora bivuze kutaba hamwe n'Imana. Umuntu yari kumwe n'Imana, afite imitekerereze y'Imana, arakora mu mukozi. So hano hari ibihe umuntu adashobora gukora. Igihe urwaye ntushobora gukora, igihe nk'ubukingiranye mu rugo ntushobora gukora, igihe akazi kabuze nta kutagize ntushobora gukora. Mu by'ukuri hari ibihe udashobora gukora. Ibyo bihe udashobora gukora, arakubwira ngo n'ibyo bihe udashobora gukora, gumana nanjye nzakugaburira. Yabigaragaje abagaburira ifi n'imitsima batigeze bateka, batanabonye wabitetse, kubw'imbaraga z'Imana isumba byose. Uyu munsi Imana yakugaburira mwene data udakora. Wizere, urinde umutima wawe, ntuhagarike umutima, humure, yakugaburira. Icya kabiri, muri ibi bihe turimo gucamo harimo ibihe by'ihungabana mu bitekerezo, ariko hano yabashyiriyeho uburyo bwo kutazigera babura keya. Mbese mu yandi magambo, aka gace k'ubuzima kitwa ubugingo cyangwa se kitwa umutima, hamwe na hamwe avuga umutima, soul cyangwa se ame, gakeneye keya, gakeneye kwitabwaho, kuko karimo amarangamutima, karimo amahitamo, karimo n'ubwenge. So gakeneye kwitabwaho. So Yesu ntabwo abasize gutya bari mu kuzerera, atoranije umuntu umusimbura nk'umushumba wo kuragira intama. Haleluya. Abashyireho umushumba wo kuragira intama. Umushumba wa kabiri washumbye intama n'abakristo, yavuze ati ragira intama, uragire n'abana b'intama. Mbese mbene magambo, ragira abakristo bakuze, uragire n'abakristo batarakura, bakiri batoya, bose baragire ku rwego rwabo. Hanyuma rero niki yamubwiye ati, yaramubajije ati urankunda kurusha aba. Mbese mbene magambo, kugira ngo undagirire, kugira ngo uncungire ibyanjye, nuko ufite kunkunda kuruta abangaba ucunze. Petero, urankunda? Aramubwira ati ndagukunda mwigisha, cyangwa se mwami, nzi ko ntacyo uhishwa, urabizi. Ati ragira intama zanjye, ragira abana b'intama banjye, ragira intama zanjye. Insistence, abitsimbararaho, arabishimangira cyane. Ragira. Iyi ragira ni keya. Tanga keya, rinda, igisha, gaburira, bamaso, rinda. Mu by'ukuri ndakubwira mwene data, hari uburyo Imana yashyizeho muri ibi bihe urimo gucamo. Uburyo yashyizeho ni ubu ngubu, nuko yaguhaye umushumba, yaguhaye ucunga ubuzima bwawe, yaguhaye ucunga amarangamutima yawe, yaguhaye umujyanama, yaguhaye ugufasha, yaguhaye umufasha uri fiziko. Tuzi ko umufasha ari umwuka wera n'ijambo ry'Imana, ariko hari umufasha uri fiziko, ureba, muri buganire, uri bugisha inama. Uyu munsi niba hari umurimo, hari ikintu Imana yakoze cyiza, ni ukuduha abashumba. Njye ubabwira ndi umushumba, mfite abashumbye, namwe muri bo barimo kumva, cyangwa se hari abarimo kunyumva ntari umushumba wabo, nabyo nta kibazo, bafite abashumba wabo, nta kibazo. Ndababwira ndi umushumba, ariko mfite n'umushumba. Mu by'ukuri mfite umushumba nanjye, kuko nta mushumba n'umwe utagira umushumba, nta mukristo n'umwe utagira umushumba. Iyo uri umushumba nawe uba ushumbye, kuko ntawe udakeneye keya, ntawe udakeneye guhumurizwa, ntawe udakeneye kuba motivated, ntawe udakeneye kururwa, ntawe udakeneye guhabwa keya, ntawe udakeneye gusubira, kuko utu duce dutatu tugize buriya buzima harimo agace k'ubwenge. Ntawe udakeneye umuntu woriyanta ubwenge bwe, uha icyerekezo ubwenge bwe mu kwanariza kwawe, mu mitekerereze yawe. Ukeneye umuntu uguha umurongo, ukubwira uko utegeka ibintu, uko wanariza ibintu, uko ubona ibintu bikagira impact. Icya kabiri, ukeneye umuntu ukumotivatinga, ugushyiramo courage, ugutera imbaraga. Urugero rumwe, mu by'ukuri nakoraga umurimo mbwiriza, mfite ishyaka ryinshi ry'Imana,
nk'uko umwuka wera nshoboje nabwe nk'uko mubizi tufatanye umurimo w'Imana. Umunsi umwe nza gutangarira ikintu kimwe. Dadi Apostle Yoshua Ndagijimana Masasu umunsi umwe yaje kudusura hano kuri cyaci, aravuga ati uyu muntu afite impano mutazi, afite impano y'ubwenge, afite impano y'ubwenge. Mu by'ukuri asanga nabitekerezaga nasaga naho mbyumva, ariko nkeneye umuntu uri bukererefayinge uko mbitekereza mu marangamutima yanjye, uko mbitekereza mu bwenge bwanjye, uko mbitekereza mu myumvire yanjye. Nkeneye umuntu ukererefayinga mu cyimbo cya Kristo, kuko muzi Korneliyo marayika mubonekera ngo gusenga kwe n'imirimo ye n'ubuntu bwe byageze imbere y'Imana, ariko Imana ntiyamubwiye ngo kizwa. Ntabwo marayika yamubwiye ngo kizwa ngo kora ibikora. Yaramubwiye ngo genda ujye kureba Petero, tumaho Petero aza kubwira icyo gukora. Mbese mu yandi magambo hari ibintu Imana itagikora yashinze abantu kubikora hano ku isi. Mu buzima bwawe yashyizemo abantu bo kubikora. Uyu munsi rero iri jambo dusomye, Yesu amaze kuzuka, amaze kugabura, namba 2 agiye kuri step ya kabiri y'ubugingo cyangwa se y'umutima, agiye kubasigira uburinzi bw'umushumba. Umushumba mu by'ukuri ntabwo Petero yahamyeho, ariko yarashyizeho position, yarashyizeho responsibility, yarashyizeho uburyo, yarashyizeho umurinzi. Apana Petero gusa n'abazamukurikira. Umunsi turagera ikirenge mu cya Petero, turabashumba, dushumbye intama. Ariko mu by'ukuri iyo Imana yagushinze intama, wumva no gupfa wapfa, wumva no kuzitangira wazitangira. Mu by'ukuri kuko si ikindi kibitera, nuko ukunze ushumbiye cyane. Nibyo Yesu yabaje Petero ati Petero urankunda kurutaba. Niyo qualification, ntabwo waragirira umuntu ngo umuragirira nk'uwiragirira utamukunda. Ntabwo wamuragirira nk'uwiragirira utamukunda. Uyu munsi ndakubwira mwene data rero, ikintu ugomba gukora ni iki ngiki ugomba kumenya, nuko ubu buryo ndagira ngo wongere wumve value y'ubushumba, value y'umuntu, umushumba, umurinzi Imana yashyize mu buzima bwawe. Imana yashyize mu buzima bwawe umurinzi, Imana yashyize mu buzima bwawe kugira ngo akurinde. Petero Pawulo yongeye gusubiramo amagambo ashimangira akazi k'umushumba. Arabivuga mu byakozwe mu bice 20 umurongo wa 28 kugeza kuri 31. Pawulo nawe abwira abashumba b'itorero rya Efeso, aravuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi. Mu by'ukuri Petero yimitswe na Kristo amuri physically, ariko ubu hari uwasimbuye Kristo, n'umwuka wera. Umwuka wera niwe wimika abashumba, niwe ushyira abashumba. Umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi. Kuba abarinzi ni ukurinda iki? Ntabwo ari ukurinda imitungo yanyu, ntabwo ari ukurinda amazu yanyu, ntabwo ari ukurinda amakonte yacu. Oya, ni ukurinda imitima yacu, ni ukurinda ubugingo bwacu. Yabashiriyeho kuba abarinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso ye. Haleluya. Bene data, turaba igiciro cyinshi maso y'Imana, ku buryo Imana yashyizeho abarinzi. Uyu munsi ndi umurinzi, ariko nanjye mfite abandinze. Bene data, nanjye mfite umushumba, nanjye ndi umushumba wanyu. Ndavuga abo ndimo kuvugana nabo, ndi umushumba wabo. Umwuka wari yabashiriyeho kuba abarinzi. Hanyuma nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarira umukumbi, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Haleluya. Petero arihanangiriza, Pawulo arihanangiriza abashumba bo muri Efeso, bitoro rya Efeso, mu gihugu cya Efeso. Abakozi Imana abashumba bari bafite amatorero bagiye bahagarariye, arimo basezera, agiye gufungwa, agiye kubohwa. Arababwira ati nziko ntazongera kubonana namwe, ariko icyanyuma icyo mbabwira cyane ni murinde umukumbi, ni mwite ku mukumbi. Amasega aryana arawuhiga. Uyu munsi isega rihiga umukumbi ryaba ari corona. Uyu munsi isega rihiga umukumbi ryaba ari inzara. Uyu munsi isega rihiga umukumbi yaba ari ishozi ibinyoma. Ariko icyo tubereyeho mwene data, icyo tubereyeho nk'abashumba, cyangwa se icyo abashumba babereyeho, ni ukuragira ubuzima bwawe. Icyo umushumba wabereyeho ni ukuragira ubuzima bwawe, ni ukundi ubuzima bwawe, kureba ko butahungabanye,
kureba ko utayobye mu byo wemera, kureba ko utakomeretse, kukomora, kuguhumuriza, kukuba hafi. Ntukihererane ibyo utekereza n'ibikugoye, kuko hari uburyo Yesu yashyizeho. Mu by'ukuri ikibazo wambwira sinyibonera umuti, najya gushaka Imana ikaduha umuti wacyo. Umunsi umwe abakobwa baje kureba Mose, abakobwa 5 bavaga inda imwe b'umugabo witwa Yerosafadi, baje kureba Mose. isi yarapfuye, kandi itegeko ryaravugaga ngo abakobwa ntibabone umurage ubonwe n'abahungu, abahungu niba badahari ntabo bavukana, ubonwe n'abakwase wabo cyangwa se n'abavindimwe na se. ariko abakobwa umunsi umwe barahaguruka, baravuga ati ntabwo imitungo yacu n'umurage wacu twakomera ko bitwarwa n'undi muntu. Bajya kureba Mose, baramubwira ati Mose, data yarapfuye, ntiyigeze yigomeka, yishwe n'urupfu rusanzwe. Uyu munsi ntabwo umurage we twakwemera kuhabwa abandi bantu. Yari challenge ikomeye kuri Mose, abakobwa banze itegeko risanzwe. Ariko Mose ajya kubaza Imana. Imana iramubwira ngo genda abakobwa ba Serofehadi ubahe umugabane wa se, kandi guhera uyu munsi bihinduka itegeko muri Isiraheli yuko umugabo napfa adasize umuhungu, abakobwa bazafata umurage we na gakondo ye. Uwo munsi bihinduka itegeko ku bw'abo bakobwa. Ni ukuvuga ngo Mose yari umushumba, abakobwa bagize ikibazo, amarangamutima yabo barahungabanye, kandi koko bafite ishingiro, imitungo baruhiye, ise yaruhiye na gakondo yabo igiye gufatwa n'undi muntu, barigaragambye barabyanga. Ariko Mose ko yari umushumba, azi ko aragiriye Uwiteka, ajya kubaza nyir'umukumbi, ajya kubaza nyirabantu. Nyirabantu aramusubiza uko agomba gukemura ikibazo. Uyu munsi hari uburyo Imana yashyizeho bwo kurinda umutima wawe. Kimwe muri byo ni umushumba wawe, ni umushumba wawe. Uyu munsi turi mu bihe by'ihungabana, wikwirana ubuzima bwawe, wikwirwanirira wowe ubwawe ngo urwane wenyine. Oya, twajya inama, twasenga, naguhumuriza. Mu by'ukuri ni inshingano Kristo yampaye, yahaye n'abandi bashumba mu buzima bw'intama. Haleluya. Ntabwo Yesu rero atwita mu bice byose by'ubuzima. Turongera gusoma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 17, haravuga aya magambo ngo mwumvire ababayobora mubaganukire, kuko aribo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana akangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe. Ni ukuvuga ngo iyo witwaye nabi ku mushumba wawe, ukitwara nabi ku Imana yashyize mu buzima bwawe kubere maso, mu by'ukuri icya mbere ntabibazwa, icya kabiri kuba gushumba nta nyungu ntacyo bikumarira. Haleluya. Bene data, ndagira ngo mbabwire uyu munsi ngo hari amahirwe twahawe, hari amahirwe twahawe, hari amahirwe twahawe. Imana yashyize mu buzima bwacu abantu badasanzwe bo kurinda amarangamutima yacu, bo gufasha amarangamutima yacu, bo gufasha amahitamo yacu, bo gufasha ubwenge bwacu kugira ngo tubashe gutekereza mu bumana. Uyu munsi nakwingingira mwene data iki kintu, hagaciro iyo mpano y'Imana mu buzima bwawe. Wipfusha umusiki Imana yaguhaye. Umvira umushumba wawe kugira ngo abikore atagononwa, anezerewe. Ikikubabaje kizamubabaza, ikigushimishe kizamushimisha. Intambara muzayifatanya, ibyishimo muzabisangira, ibibabaro muzayisangira. Amarangamutima yawe n'ababara ayazababara muzajyana, muzahamagara Imana rimwe, kandi azayihamagara yumve, kubera ko ari mu nshingano ze Kristo yamusigiye. Uyu munsi nakubwira mwene data ngo Yesu atwitaho mu bice byose by'ubuzima. Iyo dushonje aratugaburira, iyo duhungabanye araduhumuriza, ariko anyuze mu bo yashyize mu buzima bwacu yahaye izo nshingano. Petero ragira intama zanjye, Petero ragira abana b'intama banjye. Haleluya. Turongera dusome mu gitabo cya Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 5 umurongo wa 17 kugeza kwa 19. Haravuga ngo abakuru b'itorero batwara neza, batekerezwe ko bakwiye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushwa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Kuko byanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora, kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa. Ntukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo 2 cyangwa 3. Haleluya. Paulo asubiramo yerekana agaciro k'abakuru. Abakuru kuvuga ngo bashumba. Aravuga ati abashumba batwara neza, cyangwa se bayobora neza, cyangwa se barinda ubukumbi neza, bakwiye kubahwa inshuro ebyiri. Bakwiye guhabwa agaciro gasanzwe k'icyubahiro cya bene data, ariko bakwiye no kwitabwaho. Urumva nicyo yavuga ati abo bantu bakwiye no kwitabwaho, kuko ntawe uhambira umunwa w'inka ihonyora, cyangwa se
ntawe uhambira umunwa w'inka irimo guhinga, arayireka ikarya igahaga ikabona guhonyora. Aravuga ati kandi umukozi akwiriye guhembwa. Icyubahiro cya kabiri yavugaga ni uko abashumba bakwiye kwitabwaho, kuko ari abantu b'igiciro mu murimo w'Imana bakora. Hanze aha abashumba wumva mu bapagani no mu bandi ari abantu basa n'abadafite agaciro, ariko ndakubwira ikintu kimwe mwene data, duzi ko dufite agaciro, tuzi ko abashumba bafite agaciro, n'intama zisobanukiwe cyangwa se abigishwa bazima bazi ko abashumba bafite agaciro, ari abo kwitabwaho, ari abo kwitabwaho. Kandi umurimo w'umushumba ntujya uhagarara. Ntabwo gushumba bivuze urusengero, ntabwo gushumba bivuze inyubako, gushumba bivuze gusabana n'ubushumba, yaba ari kuri telefone, yaba muhuye fizikare, yaba mugendanye, yaba mubonanye, ni ugusangira ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Haleluya. Petero arasoza avuga aya magambo nanone. Haleluya. Arasoza avuga aya magambo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 murongo wa 5 kugeza wa mbere kugeza kwa 5. Aravuga aya magambo ati, aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wawe. Ni wa wundi Petero Yesu yimitse, nawe arabwira abandi bakuru b'itorero bayobora amatorero, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana. Haleluya. Murongo wa 2, muragira umukumbi w'Imana uwo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mu ibyitegererezo by'umukumbi. Kandi umutahizi naboneka, cyangwa se umugaba mukuru naboneka, mutahizi naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Namwe basore mugandukira abakuru. Haleluya. Amen. Bene data, uyu munsi murabona agaciro k'itorero. Yesu aha agaciro itorero. Muragira umukumbi mwashyiriweho kuba abarinzi, muwurinde mubikunze mudahatwa. Haleluya. Uwiteka nashimwe cyane. Imana ishimwe ko yaduhaye abashumba barinda amarangamutima yacu. Uyu munsi uri umukristo muzima, wizera Kristo, wizera umushumba wawe, uzi icyo Imana yakoze mu buzima bwawe, uzi uwo Imana yashyize mu buzima bwawe. Uyu munsi ntabwo wahungabana kubera coronavirus. Oya, ufite umuntu umujya inama, ufite umuntu ukubwira ukamwumvira, ufite umuntu uguhumuriza mu ijambo ry'Imana, ufite umuntu ugukomeza, ufite umuntu uguha icyerekezo, ufite umuntu ugufasha guhitamo, ufite umuntu mwasangira ubabaye, mwasangira wishimye, ufite umuntu Imana yashyize mu buzima bwawe. Haleluya. Uyu munsi niba nkubereye umushumba, menya rwose ko dufatanije ubuzima bwose, ko ni inshingano Kristo yamaye kandi azikora mbikunze pe. Wihungabana, wikwiherera, wirwana wenyine, dufatanye dusenge, duhumurizanye, dusangire byose nk'umubyeyi wawe, nk'umushumba wawe Kristo yashyize mu buzima bwawe, kuko ntabwo Yesu ari uzaza kugushumba. Abakristo benshi bafite umwuka w'uburara, usanga ngo badepanda ku Mana, ngo waribonanira n'Imana. Ariko ndakubwira uyu munsi ikintu kimwe, Korneliyo yakoreye Imana arayinezeza, ariko yari adakijijwe. Marayika araza, ntabwo yamubwiye ngo kizwa, yarambwiye ngo jya gushaka Petero akubwire icyo ugomba gukora, jya gushaka Petero akubwira inzira y'agakiza, jya gushaka Petero akubwira ibyo nasize mubwiye. Petero aramubwiriza, Korneliyo arakizwa, arahinduka, aramushumba, aba intama, umukristo muzima. Uyu munsi mwene data, ndakubwira ikintu kimwe, Yesu yita ku bice byose by'ubuzima. Twabonye ubushize ko yita ku mubiri, akatugaburira, akatwitaho, twaba twakoze cyangwa tutakoze. Uyu munsi ndagira ngo babwire ngo Yesu nanone yahise yicaza abigishwa be, abaha ubitaho ari we Petero, abereka umuntu uzabaragira, abereka ko bizagenda. Ntibyahagaze, byarakomeje kugeza uyu munsi, kandi bizakomeza iteka ryose. Uyu munsi muri mwe mbwira, hashobora kuba ari amashumbe b'ejo hazaza, ariko benda ndababwira ngo Imana yakoze ibikomeye, yaduhaye keya, yatwitayeho, yarinze amarangamutima yacu, irinda ubwenge bwacu, irinda amahitamo yacu, ibikoresheje abo yashyize mu buzima bwacu, abashumba cyangwa se abakozi b'Imana yimitse, ibashyira mu buzima bwacu nk'abagomba kuragira ubuzima bwacu. Mwene data, umurinzi w'umutima wa mbere ni wowe. Umurinzi wa mbere w'umutima wawe ni wowe. Umurinzi wa kabiri ni umushumba wawe. Ese urindisha iki umutima wawe? Umutima wawe urindisha ijambo ry'Imana, urindisha umwuka wera. Ese umushumba arindisha iki umutima wawe? Awurindisha ijambo ry'Imana, awurindisha umwuka wera.
kandi ibyo bikoresho uko ari bibiri, umwuka wera n'ijambo ry'Imana, nibyo bikoresho Imana yaduhaye turindisha umukumbi, dukoresha duhumuriza umukumbi, dukoresha dukomeza umukumbi, dukoresha dukiza umukumbi, ni ijambo ry'Imana, ni umwuka wera. wowe uri umurinzi wa mbere w'umutima wawe, umurinzi wa kabiri w'umutima wawe ni umushumba wawe, nk'uko Imana yabwiye Petero, Yesu yabwiye Petero ati ragira umukumbi, rinda umukumbi. Pawulo abwira itorero rya Efeso, abwira abakuru ba Efeso, arababwira ati murinde umukumbi, Imana yabashyiriyeho kuba abarinzi. Haleluya. Arongera abwira itorero ry'Abaheburayo, arababwira ati mwumvire ababayobora ko nibo barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Haleluya. Hanyuma Petero nawe arongera yandikira abakuru b'itorero bagenzi be, arababwira aya magambo ngo muragira umukumbi w'Imana kandi muwurinde mubikunze, mudahatwa, mutawutwaza igitugu, kandi umutahizi naza azabahemba. Murumva mu by'ukuri ko Imana ntakitakoze ngo irinde imitima yawe. Ese bene data, twakora iki kugira ngo mu by'ukuri aba bashumba cyangwa se umushumba wakora umurimo neza mu buzima bwawe? Icya mbere ugomba gukora nuko ugomba kumugirira icyizere nk'umubyeyi wawe cyangwa se nk'umuntu ushinzwe kurinda umutima wawe. Icya kabiri nuko wamubwiza ukuri k'ubuzima bwawe, mugasangira ubuzima, igihe ubabaye, igihe wishimye, mugasangira ubuzima. Icya gatatu nuko ugomba kumwumvira, niba ari inama aguhaye, niba ari ubuyobozi akuyoboye, niba ari icyo akubwiye gukora, ugasenga ukamwumvira nk'umushumba wawe, kuko nicyo ijambo ry'Imana ryadusabye. Kandi warangiza nawe ukanamwitaho, ukamuba hafi, mukagendana nk'umwigisha n'umwigishwa, kuko nicyo gikenewe kugira ngo nawe abikore atagononwa kandi abikore neza nk'inshingano. Azakora neza agahemberwa, yazikora nabi akabibazwa cyangwa se akabihanirwa nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubwo kutwitaho, wita ku mubiri, ukita no ku bugingo bwacu ndetse no ku mwuka wacu. Uyu munsi tubonye ko ubugingo bwacu wabwitayeho mu buryo bukomeye cyane. Wimika abashumba, abakozi b'Imana mu buzima bwacu ngo badufashe ijambo ryawe ndetse n'umwuka wera waduhaye. Reka rero duhe kurinda imitima yacu cyane muri ibi bihe, kandi twegere n'abo washyize mu buzima bwacu kugira ngo badufashe kwirinda imitima yacu, bayikomeza kubw'ijambo ryawe ndetse bayiyoboza umwuka wera n'ijambo ryawe wadushyize hagati muri twebwe. Urakoze Data, duhe kubumvira, duhe kubagandukira, duhe kubitaho, kandi uduhe kubabwiza ukuri k'ubuzima bwacu kugira ngo bamenye uko badufasha mu minsi yo kuba kwacu yose, ndetse cyane cyane muri ibihe bigoye turimo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.